umwana ndagenda nagiye ari ku cyumweru bambaga kuwa mbere saa 5 ariko muganga arambwira ari kumbaga ngo bakore fast abwira abandi bantu bari kumwe ngo umutima w'umwana ntumeze neza. Kwera icyo gihe naragiye umwana ndamutwara baramurebera basanga afite ibibazo bitatu ku mutima. Cyambere yavuze afite ngo umwobo munini cyane, amaraso mabi n'ameza binyuranamo n'agasi kajyanaga mu giha kari gafunze. Gusa indwara nyirizina nayinjiyemo neza nsubese hashka bambwiye ko ibi kintu gishoboka ari kimwe cyo kumubagira mu Buhinde. Muganga ageze aratubwira ati rero uyu mwana wanyu tiyewe mwiyakire ntaramuka, noneho nza gutwara umugenzi mujyanye mu Gombwa. Uwo mugenzi yari umumama shiri kubwo banamubwira ikibazo afite. Namubwira nti mama nyine ubwo mutwaye ifite ikibazo gikomeye, ntubu ufite umwana mu bitaro afite ikibazo cy'umwenge ku mutima. Batwubwiye ko azavurwa agiye mu Buhinde bikadusaba miliyoni zigera muri 90 ntaho zava. None abaganga bambwiye ko ataramuka ari bupfe ngo twiyakire, nariko ikibazo ufite gikomeye inti n'uburyo azashyingurwamo. Bageze ku bantu ba gatatu baravuga ngo umubyeyi uri hano ufite umwana urembye cyane, Imana yururukiye kumukiza. Mpita mvuga nti ibi ni ibyanjye ntawe tubirwanira nta no tubisangira, kiriziya iruzuye numva ko ari nge nta wundi. Nahise sohoka hanze mpamagara madamu yari mu bitaro umwana ari ku mwuka, ndamubwira nti sheri urabizi ni Imana irabivuze ndabyumviye hano mu irango mu kiriziya ngo yururukiye kumukiza n'umuhungu wawe Imana iramukijije. Byari urugendo rutoroshye kuko nararaga ndira nkirwa ndira nko ku gihe. Ndabashimira cyane nabo barakoze na leta y'u Rwanda yarakoze, nyamakuru BTN, munyamakuru kuri Kiti Radio barakoze cyane. Ndashimira na Anita Pendo wabashe gushyira stati y'umwana kuri Instagram yiwe, yarakoze ko byabye umusaruro abantu baritanga pe uko bashobojwe. Turongeye turabasuhuje tunabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Muri uyu mwanya turi kumwe n'umuryango mwiza murawubona, n'umupapa ndetse n'umumama. Reka batangire batwibwira hanyuma dukomeze n'ikiganiro tugiye kugirana. Muraho neza, nitwa Murekamanzi Cyprien. Yego murakoze, mbanje kubasuza mbere na mbere. Nitwa Ufite Gihoza Felicite, nkabandi umudamu wa Cyprien. Yego turahara ngo tubagandize inkuru zacu. Ndabashimiye cyane kuba muduhaye ikaze mu rugo rwanyu. Uyu munsi tugiye kuganira, nafashe umwanya numva ngomba kuzabasura kuko mu minsi yashize muri umwe mu miryango yavuzwe cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibitangaza Imana yakoze ikorera ku mwana wanyu. Umwana amakuru numvishe nuko yararwaye ariko Imana iza kumukiza, ndetse aho abantu babonaga ko bikomeye cyane Imana irigaragaza. Umwana arakira, ndetse nibyo tugiye kuganiraho. Ndakeka ari ikiganiro cya mbere mugiye kugaragaraho mu itangazamakuru, mugaragaza uburyo byatangiye n'ukuntu byaje kugenda neza, Imana ikihesha icyubahiro. Hanyuma mugize abana batatu ubu ngubu, umwana wa mbere yavutse ate niba wibuka, uwa kabiri hari uburyo njya numva ababyeyi bavuga ko igisengo kibarya. Ese abana bose byari kimwe cyangwa harimo itandukaniro? Murakoze cyane, no kuvuga pe byari inzira zigoye. Uwa mwana wa mbere naramutwise neza nta kibazo, ariko kumubyara biragorana, biba ngombwa ko bankora cesarienne, ariko birangira Imana ibigenje neza ndabyara. Rero mbishimira Imana kuko yarakoze. Habaye nk'imyaka 2 n'igice mbyara undi mwana w'umuhungu, nawe we mubyara neza. Byari ibintu bitangaje kuba barakubaza ku mwana wa mbere, wa kabiri ukabyara neza kandi mu gihe gito, ni ibintu bitangaje byo kwishimira. Ariko naje guhura n'umwana wa gatatu, ari byo ngiye kubasangiza uyu munsi. Ngomba kubwira uko inzira ngiye ingendekera kuva mutwite kugeza namubyara. Byari inzira zikomeye. Umwana aramutwise, icyo gihe nari umwarimu kazi nigisha, ndamutwite nari mfite imbaraga nkura cyane, ndakora cyane pe.
umwana amezi 9 aragera ndamubyara kwa muganga, ariko barambwira ngo kubera ko wa mbere bankoreye cesarienne ngo nimba narabyaye wa kabiri neza ngo ntago batuma mbyara undi wa gatatu ngo neza, ngo baba bafite amahirwe make yo kugira ngo umwana abeho kubera cesarienne yabaye bwa mbere. Ati nimba warabyaye wa kabiri neza nta mahirwe wagize, ariko ibyo ntibipfa kubaho. Barambwira ati rero ni cesarienne, uzaza kuri rendez-vous tugupangire tugukorere. Byarageze kuko njya kuri rendez-vous, umwana ndagenda, nagiye ku cyumweru bambaga kuwa mbere saa 5, ariko muganga arambwira ari kumbaga ngo bakore fast abwira abandi bantu bari kumwe ngo umutima w'umwana ntumeze neza. Baravuze ngo bakore fast ndababwira ati nubwo mbyibushye nta muvuduko ndwara, nta kibazo mfite n'imbaraga, kubera iki muvuga ngo mukore vuba vuba. Barambwira ngo umutima w'umwana ngo ntago umeze neza, reka bagere vuba, kuko babikoze vuba umwana aravuka ararira nk'abandi. Ariko byageze aho umwana ararira bisanzwe, barambwira ngo bagiye kumushyira ku mwuka ho gato ngo banumva atari guhumeka neza. Njye ntago nabyitayeho, nagira ngo nagize ngo ni ibintu bisanzwe, ariko mu by'ukuri ntago byari ibintu bisanzwe, kuko kumushyira ku mwuka ho gato bivuze ko yaravukanye ikibazo. Kubera ko nabyari ahantu hasanzwe ntago bahise babibona, nabo bumvaga ko ari ikibazo kiraho gato kigata kirangira. Ibyo bintu byarabaye, ndasezererwa ndataha. Mu byumweru 3 umwana arwara grippe idakira, arahumeka biranga, akajya abura umwuka. Njya ku bigo nderabuzima bakamfasha ko bashoboye, ariko wapi bikanga bikaba iby'ubusa. Ngeze aho rero ngenda ku Kabutare ku bitaro by'akarere, baramusuzuma bama transfer njya CHUB bitaro bya kaminuza. Mpageze bampa rendez-vous, barambwira bagiye kunsabira rendez-vous CHK barebe ko umwana yabarwaye umutima, ko barashyiraga twatuma bambaye bakavuga ko umutima barumva utameze neza. Muganga yarabikoze ama transfer ansabira rendez-vous CHK, arangije arambwira ngo nzajyayo mu kwezi kundi gutaha, kandi umwana yararembye pe, mbona bitagezayo. Mfite murumuna wanjye yabaga Ikibungo, arampamagara arambwira ngo hari inzobere zahaje zivuye hanze zireba uburwayi bw'umutima, ngo nzane umwana bamurebere. Kubera icyo gihe naragiye, umwana ndamutwara, baramurebera basanga afite ibibazo 3 ku mutima. Cyambere yavuze afite umwobo munini cyane, amaraso mabi n'ameza binyuranamo, n'agatsi kajyanaga mu giha kari gafunze, kari gameze nk'agafunze, n'ubundi guhumeka ntabwo yahumekaga. Mu by'ukuri icyo gihe cyose n'Imana yamurindaga, kuko no kubaho ntabwo yagombaga kubaho. Naratashye mifata nk'ibisanzwe, ndavuga ati bizikiza. Muganga yarambwiye ati ibintu nyine barabibaga iyo umwana akuze cyangwa ufite ubushobozi bakamutwara mu Buhinde. Ibyo byose nabyitaga, numvaga byo mu Buhinde bitanandeba, numva ko Imana izamukiza. Yego, urugendo rero rwabaye rurerure, biba birebire cyane. Nuko uburwayi nabumenye ngiye ngeze Ikibungo, urumva hari inzobere, hari umudokita ukora i Kanombe, hari n'izindi nzobere zivuye hanze n'umuganga w'Ikibungo. Uwo rero umudokita uvuye i Kanombe n'izo nzobere zivuye hanze nibo babashe kubimbwira ko umwana afite ibibazo 3. Iyo ndwara yitwa tetralogy of Fallot, 3 yari afite. Niho nabashe kubimenya, ariko sinabyitaho, ntabwo nabiha agaciro. Gusa indwara nyirizina nayinjiyemo neza nsubiye CHK, bambwiye ko ibi kintu gishoboka ari kimwe cyo kumubagira mu Buhinde. Nibwo natangiye kugira avantage yo kuba nashaka ukuntu ibyo bintu nimba bibaho koko, gusa numvaga bitabaho pe, kuko inzira zo kujyayo numvaga zitaboneka. Uburwayi bw'umwana urabumenye, wenda wahise utekereza ubuzima umuryango ububayemo, wabyakiriye utako kanya, wararize, wahamagaye inshuti n'abavandimwe, aho ngaho tubwira ukuntu wabyakiriye. Biragoye, ariko mu by'ukuri narababaye cyane, ndarira kurumva nandi kwa murumuna wanjye ni umuganga n'umugabo we ni umuganga. Ubwo suppose abana bajya babona ukuntu baba bameze, nabo ntibabikurure, gusa bo bakikaruma nk'abantu b'abaganga ntibabinyereke. Ariko ku rundi ruhande tujya tubisubiranaho, ubu ngubu kubera umwana yakize tujya tubivugaho, bakambira ukuntu byari byabababaje, ariko ntibabinyereke kugira ngo nihe bakubarusha. Ntaha narakaye nababaye, ndi kwibaza icyo nshobora gukora nta kibuze. Wahamagaye se papa w'umwana? Yego, naramuhamagaye ndayimubwira, ariko nawe nta kindi yari kurenzaho, gusa twumvaga ko bizifunga, ko Imana izabikiza. Hanyuma reka tubaze umupapa w'umwana, icyo gihe baguhamagara neza, ibyo gukekeranya bivuyeho, indwara iramenyekanye, wari uri hehe, wabyakiriye ute?
Indwara imaze kumenyekana nari ndi mu rugo. Nari ndi mu rugo ari ku manywa ntabwo uryamye kuko umudamu yari yagiye ku rugendo usigara uhangayitse. Amenye ubwo burwayi, madamu yaraje nawe ageze mu rugo, umwana ararira pe amanywa nijoro. Kugira ngo umwana agire agahenge byasabaga ngo mwikorere hano ku rutugu kugira ngo ya myenge wenda nimba yakwiyegeranya bikaba aribwo umwana atuza. Kuri uyu mubyeyi yakoze akazi kadasanzwe, yarihanganye bikomeye. Ni indwara urumva yamufashe mu byumweru 3 nibwo twatangiye kuyivuza, ariko mu mezi 3 irakarata bikomeye, umwana akarira amanywa nijoro. Njye nari umumotari, byageze igihe njya ntaha saa 6 z'ijoro ngo wenda amarira nasanga yagabanyutse, ariko nagera mu rugo nkasanga ni yose. Ubwo nta gusinzira, nta kuryama, tukajya kwa muganga bakamushyira ku mwuka, ariko kubera badubwiye ko gahunda ari ukumujyana mu Buhinde, urumva ni ikibazo kandi gikomeye. Noneho baje kuduha nimero z'abantu bavuje abana mu Buhinde ngo tumenye amakuru yabyo, ngo tubaze natwe tuzamujyaneyo. Abantu bavuje abana mu Buhinde baduha na borudero bavurijeho, dusanga iyo ndwara ivurwa na miliyoni zigera muri 90. Urumva n'amafaranga y'ikirenga twebwe tutabona. Noneho twibera mu bitaro bageza bakajya baturambirwa ati nimwe mugiye mu rugo. Twagera mu rugo umwana akangera akarira, tugahita tugaruka twiruka, abaganga baragoye bakongera bakatwakira bagashyira ku mwuka. Noneho rimwe umwana ageze mu kigero cyo guhumeka 25%, ashyika muri 20, muganga aza kumutera urushinge, igihinja kikamureba mu maso kireba neza cyane. Muganga nawe agira impuhwe mbega cyane ukuntu kiri kundeba we, noneho agahinda kakatwica kandi ntacyo yahinduraho. Muganga ageze aratubwira ati rero uyu mwana wanyu yewe mwiyakire ntaramuka, kuko ageze kuri saturation ya 20%. Batubwiye ngo ntaramuka, ngo twiyakire twihangane. Ngiye nk'umugabo mbyumva vuba, ndiyakira ndabyakira pe. Noneho nza gutwara umugenzi mujyanye mu Gombwa. Umugenzi yari umumama ashiri kubwoba, ndamubwira ikibazo ufite. Namubwira nti mama, nubwo mutwaye ifite ikibazo gikomeye, nubwo ufite umwana mu bitaro, afite ikibazo cy'umwenge ku mutima. Batwabwiye ko azavurwa agiye mu Buhinde, bikadusaba miliyoni zigera muri 90, ntaho zava. None abaganga bambwiye ko ataramuka ari bupfe ngo twiyakire. Nariko ikibazo ufite gikomeye, inti n'uburyo azashyingurwamo. Maze imyaka 10 mugiye mu kumotara gusa, nkava ku wa mbere motara nkageza ku wundi wa mbere, ukwezi kugashira, abira gashira, nkageze umwaka ukarinda ushira nta rusengero ngiyemo. Undi ukaza tuba imyaka 10 irashize rwose ntajya kujya gusenga. Mfite ikibazo cy'umuntu uzanterera isengesho riherekeza umwana. Ngira ngo wenda uwo muntu mpetse yampa nimero z'umuntu uzi gusenga, uzanterera isengesho ryo guherekeza umwana. Uwo muntu aho kugira ngo ampe nimero z'umuntu baziranye, arambwira turabizi, tuwe munsi ni kuwa 5, ngira ngo haba isengesho ryiza mu kiliziya, muri kiliziya Gatolika. Tugiye hari ikimana yakomereje. Naramwumviye, numva ko mu kiliziya nyine najyayo hakagira Imana ikimarira, wasanga n'Imana yari yamuhuyeho. Naramugaruye, turagenda tugeze mu Irango, mu kiliziya twahageze saa 10:20 twakerewe. Navuye kuri moto, uwo mumama nabimuhetse mva kuri moto nyimusika, banirashe mu kiliziya. Ndebye inyuma mbona nibwo wa mumama atangiye kuva kuri moto. Urumva byari ukwihuta gukomeye. Nasanze kiliziya yuzuye, mpagarara mu muryango. Ndangije ngiye kumva bari mu isaha yo guhanura. Bahanura abantu ba mbere numva ibyinde, bahanura abantu ba kabiri numva mu ibinde. Ibi byo gusenga ntabyo nzi, ntubimbaze. Bageze ku bantu ba gatatu baravuga ngo umubyeyi uri hano ufite umwana urembye cyane, Imana yurukiye kumukiza. Mpita mvuga
ndavuga nti ibi ni ibyanjye ye, ntawe tubirwanira nta n'uwo tubisangira, kiliziya iruzuye numva ko ari njye nta wundi. Nahise nsohoka hanze mpamagara madamu yari mu bitaro, umwana ari kumwuka, ndamubwira nti sheri urabizi, ni Imana irabivuze ndabyumviye hano mu irango mu kiliziya ngo yururukiye kumukiza umuhungu wawe Imana iramukijije. Ubwo byararangiye turataha, nari mfite gahunda yo kurara mu rusengero muri ADPR ku Itaba. Icyo gihe bari baraye basenga, njyayo nkomeza gusenga, njyayo ngezeyo abantu bahanura, numva bahanuye ngo hano Imana ikuyeho ipfu 3. Ndavuga ni muri abo bantu 3 n'uwanjye arimo. Noneho uko nsenga ndushaho gusenga, madamu Mwitsara akajya ampa akamesaje ati sheri urabizi, ati komeza usenge cyane, ntabwo noneho umwana ari kurira, ati amasengesho yawe ari kugera ku Mana. Ubwo bwarakeye bumaze gucya, Imana ko yavuze ko idukirije umwana, baduhaye transferi yirukanka igera CHIB. Twabaga Kabutare, nubwo twabaga mu Kabutare, umuganga wamukurikiranaga yari uw'i Kanombe, ambulance ikajya tujyana i Kanombe, twamara kugera i Kanombe akamusuzuma akagaruka hano Kabutare, ubundi bakatwohereza mu rugo. Ariko bwarakeye baduha transferi ijya CHIB. Tugeze CHIB muganga arareba ati ahita duha transferi yirukanka CHK. Twaragiye tugeze CHK, madamu naramuherekeje turi kumwe, kandi ubundi sinajyaga muherekeza, yarijyanaga. Mageze muganga aramureba ati rwose, ati uyu mwana tireka tumushakira inzira ebyiri, ati Ubwongereza hari igihe bujyana abana mu Bubiligi. Ahita amwandikira turi kumwe kuri mashini asaba Ubwongereza bwo bwajyana umwana mu Bubiligi. Arangije atubwira ati uyu mwana akeneye ubutabazi butarengeje umwaka, ati nyuma y'umwaka nta kintu twaramura. Ahita duha transferi igenda ikajya Faisal. Ndavuga nti rero ubwo bagiye Faisal, hari n'umuzungu wakoze aho ngaho, ndavuga nti ubwo bagiye Faisal hari n'umuzungu urabafasha, ubwo wenda ibintu bigiye koroha. Madamu ageze Faisal, maze kugerayo abonana n'umuzungu w'umuhindu ubaga imitima y'abana, aramubwira turabizi, tewe ati nimusubire CHK babafashe. Kubera njye nari nagarutse inaha, ndavuga ni madamu ambwiye ko ntacyo bamumariye Faisal, cyamaye nka numva biranyobeye, agarutse i Huye. Bwarakeye mu gitondo ntwara umuntu wa mbere, ndamubwira ntari ko se nifite umwana ndembanye, ni none Faisal bari banyohereje, n'umuganga abwira madamu ngo nibasubire CHK babafashe. Uwo muntu mbibwiye arangije arambwira ati reka nkufashe, reka nguhe nimero za DG wa Faisal. Ibyo gusa ampaye nimero za DG wa Faisal, zangiri no kuri WhatsApp, nandikira DG wa Faisal, anyihera randevu, arambwira ati rero maze igihe muri konje, atari ko reka nguhe randevu, tumuturage unyandikira. Kandi ubwo yari Sendege ya Dr. wa undi wahoze ayobora ibitaro bya CHIB. N'uwo bamwita Sendegeye, yampaye randevu, ndagenda. Tugeze i Kigali n'umwana na madamu, tugezeyo yampaye isaha ya 4. Ubwo nahageze 3:00. Ubwo nabonaga ifoto iri kuri WhatsApp, burya ifoto irashukana. Iyo foto ndayireba ndareba uyu muntu wanyandikiye gutya, araba ari we, ndahita mwibwira. Kumbi hari umugabo watubonye araza aranadusuhuza, ati se babakiriye? Tehoya, hari umuntu dutegereje. Ubwo dutegereza ya saha, mpita mwandikira igeze, yewe adutumaho n'abaganga baraza, ati ureba rero abantu ikibagenza. Tukavuga ati hoya hari umuntu dutegereje. Kumbi ntegereje wa muntu nabonye ku ifoto ya WhatsApp. Isaha igeze mwandikiye nti twahageze. Arambwira ati simwebwe mwavuye butari muje kundeba. Kumbi na kare twabonanye kubera kutamumenya. Arangije aratwakira mu biro bye, turaganira, tumubwira iki tugenza, tuti rero CHK baduhaye transferi za hano ngo badufashe, umwana akeneye kujya mu Buhinde.
ariko twageze hano umuganga ubaga adusubiza inyuma ngo nidusubire CHK badufashe, twagira ngo mutubwire uko bimeze. Arangije rero umuyobozi aratubwira, n'umuyobozi w'umwana mwiza cyane, Imana izamuha umugisha pe, akora akazi kabikwiye, afite courage. Arangije aratubwira ati rero mu Rwanda tugira abantu bavura imitima babiri, ati uwa mbere aba CHK ati warareba, ati noneho tukagira ubaga aba hano Faisal, ati sinumva ukuntu ureba yambohereje kubaga, ubaga nawe ngo nimusubire kuwureba, ati reka mwandikire mubaze. Amwandikira kuri WhatsApp turi kumwe, aramubaza. Arangije undi ahita amusubiza ati abo barwayi barihe ngo mbavure. Nuko byagenze pe. Hari undi abonye uko amusubije, ati se ahakorera ntimuhazi? Tuti turahazi. Ati yarambwiye ati nimugenda bavure. Turagenda, tuhageze dusanga umuganga yadutegereje ku muryango we. Ibyuya byamubiranye ari mu kuvuga ati senior banyandikiye, senior baranyandikiye. Ati deje aranyandikiye. Kubera avuga n'ibyongereza ntitunabyumva, ariko tukabaza kumva amako gako. Ari muri deje yanyandikiye. Arangije aratubwira ati rero ati nimutahe, ati ngiye gutanga raporo kwa deje. Ntago tuvuye ngo bagiye gutanga raporo kwa deje. Turataha atatuvuye tutahi Butare. Noneho igihe twageze Faisal dukoresha mituweli, batwishyuza amafaranga 500 yonyine. Noneho nabona batari kutuvura bataduha n'imiti, nkavuga nti yewe ariko aba bantu menya batari kutuvura, ntangira kujya kwigana ntizi ko mutari kumvura. Ariko none abakozi barambwira ati rero iyo wageze hano ukoresha mituweli de santé, mituweli irakwishyurira. Burya kugira mituweli ni nko kuba muri Yesu ku bantu basenga. Abanyarwanda nabifuriza rwose kugura mituweli ni ingenzi. Ubwo twaratashye tugeze mu rugo, Imana imubwenge. Ariko ubwo deje yaratubwiye ati rero iyi ndwara yanyu, iyi ndwara uyu mwana arwaye hano ntabwo tuyivura. Tuzi ko twumvishe hari inzobere ziza mu Rwanda zayabaga. Ati rero uyu mwana ni uruhinja rutoya, ati ababaga barahari, atariko ibikoresho byo kumubaga nta bihari. Ati nubwo izo nzobere zaza ntabwo zaza zikoreye ibyo bikoresho. Ati nukuzamujyana mu Buhinde. Taba abaganga bombi basuzuma indwara, iyo babona batatu bayishobora baduha raporo natwe tukayitanga muri minisiteri. Ati kandi dukora inama buri wa gatatu. Ati nuba duhaye raporo twahita dutanga raporo muri minisiteri, nimba hari icyo bahadufasha kujya kwivuza mu Buhinde bakakibafasha. Noneho ubwo twaratashye, Imana imubwenge, njya kuri ndavuga ntereko nandikire minisiteri y'ubuzima nyisaba ubufasha. Nandikira minisiteri y'ubuzima kuri email, bahise bampamagara